cano zabaye nyinshi zabaye zagara, usigaye usanga n'umukozi wo mu rugo rwose ari koza amasahani afite laptop hari ari kwa uploadinga rwose, sinzi uzana n'umukozi wo mu rugo rwose afite YouTube channel, ibintu byarakomeye. Imbabura za kire rimwe ariko korabona n'abasikayitu n'abasinzi ariko bafite abagore. So nanjye rero ndashaka kugerageza uyu mwaka nshaka umugore marigire ki akabari ndabangasigiye basikayitu. Uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo wabigiramo ikihe kibazo? Oya nagikosora undi munsi andi mahirwe kandi Imana ibarinde inshuti bavana. Yes, undi munsi andi mahirwe ndorya mutuma nkabatumikira kubatenga bitamu ntego. Uyu munsi MMTV1 iterambere ryanyu burya barindi shema ryacyo buke dutangira tubamwaramutse namwe mudukurikiye tukabaha mwiriwe iyo bwije aho muherere. Hanyuma rero nkuko mubibona rero kuri kamera za MMTV1 nkunze kubabwira kuko ibintu byiza bizigihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza undi munsi koko bari andi mahirwe undi munsi rero turi kumwe na Yaka mwana mboka mwana pana Kongo azawa pana kamera ya MMTV1. Yaka mwana ndenge ni Kalme yana ngai na sepeli penza kukuta liboso ya kamera ya MMTV. MMTV1 una sepeli kukuta liboso ya kamera na bino. Kamera nani Yaka mwana za mwana pana na Kongo lelo nazalie pana na Kigali from Nairobi. Lelo toko solo la lingala. Lelo toko solo la lingala rukola yopoza Kongo rukola uzana Nairobi lelo uzana Kigali. Tolo basiko lingala sengiri to sura lingala po zamuntu kwambuka na biso. Eka ngarukiraga kwilingala oibi watu wana ne baibi lingala te. Baibi lingala te to sura kasikinyarwanda rukura bakoyuka lingala te lingala za bana mbuka to sura kasikinyarwanda. Yes, arakoze ati nanone kuko benshi mu bankunda abumva ikinyarwanda reka mbengarukiye hamwe lingala kugira ngo tuze kuba tuganira mu kinyarwanda. Uyu munsi rero urabuganiriza abanyarwanda abanyamurenge urabazi Yaka? Abanyamurenge ndabazi, abavandimwe twarakoranye cyane, nanjye am from Masisi. Ya ikibazo duhuriyeho ni ikibazo kimwe duhuriyeho, ikibazo ni kimwe duhuriyeho, so turabizi ntabwo twakurirwa tubisobanura, so turi bamwe. Wow, ati turi bene nyirakivuruga kivuruga chance kimwe nta munyarwanda nta munyamurenge nta n'umunyamasisi twese turi umwe, ikibazo turagisangiye nanone kandi n'igisubizo turagisangiye. Yakabanza bitabo umuntu rema kansoze interview mabuja hagati aho ngaho turamukiriza ngo dukurikiye kuri MMTV1 nanone kandi tuboneho n'umwanya wo kwifuriza umwaka musha 2022. Ndashimira abakunzi ba Yakamwana ndetse n'abakunzi ba MMTV1, shimira n'abakora subscribe ku biganiro bigiye bitandukanye, so kandi mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 2020. Duhuye aho nyuma y'iminsi mike kuri platform zawe wavuze ati njewe Yakamwana kabaringa sigiye abanyamakuru njewe abandi tuzongera tubonane 2025 niko bimeze. Nje burwo ikintu cy'icupa rwose nabaye ngikatiye nzongera gusoma ku cupa 2025. Ubu ngubu uyu mwaka ntangiye mfite projet yo gushaka umufasha, nshaka gushaka umugore apana bya bindi bya Yakana kiza byo gutwika, nshaka gushaka umugore nyawe wo kunkira ku murongo. Korabona n'abasikayitu n'abasinzi ariko bafite abagore. So nanjye rero ndashaka kugerageza uyu mwaka nshaka umugore marigire ki akabari ndabangasigiye basikayitu. Buriya se sikayitu n'umusinzi cyane n'umumwe ariko nta mumwe udasinda. Nukunda tudasinda mu rugero rumwe ariko umunwa ari we wese arasinda. Mfite nkubarizo Yaka akantu kameze nk'aga challenge. Yaka uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo wabigiramo ikihe kibazo? Menye ko nta kibazo mfite nabigiraho ikihe kibazo. Nyine uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo wabigiramo ikihe kibazo? Oya nagikosora kandi utakizi. Ufite ikibazo cyo kutamenya
natekinika ku buryo namenya ko mfite ikibazo. Icyo kibazo ahubwo nagishaka mfite nka kimwe. arakoze cyane ubwo rero ni ukugishakira umuti. Hari akantu wari unazemo uvuga ngo ngureke birya byanjye na Keza ngo byo gutwika biriya ntabwo Keza ari umugore wawe. Kugeza ubu hari abantu bavuga ngo yakani bofre kubera ko Keza ari mushiki wacu. Karagatwiko kandi twarabisobanuye. Karagatwiko twaragakereye, karagakote twakereye, karateredinga cyane, gafata indi ntera, bigeze aho ngewe nkubita ukura ahagaragara kava mu nzira, ariko ni agakote twari twakireye. Muri ino minsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bagiye bagaruka kuri Yaka bavuga ngo Yaka ntabwo ashima, Yaka ntabwo azirikana ibintu umuvandimwe Yago yamukoreye nyuma yaho bavugaga kuko mwashwanye na Yago. Uyu munsi uvuze kuko udashobora no kongera gusubira mu kabari, none ko channel ya Yago yagarutse ubwiwe yabyivugiye kuko channel yagarutse, ntabwo byibuze uje guserebura, byibuze ngo ufate kamwe? Yanjye biranshimishije ku mutima kabisa, ko nari bimaze kwiheba, nandi uvuga se Mana yanjye ko aba diaspora bandemeraga bagaca kuri Yago ko bazi ko Yago ari inyangamugayo. Yago channel ikaba yahagaze, zongera kurya ku madolari y'aba diaspora gute? Ariko ikinshimishije iyi ni inkuru nziza kabisa yo kumva ko channel ya Yago yagarutse. Antuka vraiment Imana ihabwa icyubahiro. Na sipeli kitogo penza kutuma kasi. Ni ibyishimo kubera koko ni umuvandimwe. Buriya abantu benshi bakunze kuvuga ati se kubera iki Yakamwana aza kuri social media rimwe na rimwe akibasira umuntu runaka, ariko bwacukongera ukabona Yakamwana yongeye kandi agaruka wa muntu amuvuga neza, abantu bakibaza muri wowe yaba ari impano yo guca bugufi no kumenya ko ariko so wakoze ukigarura, cyangwa nabo uba wakoseye bo bagira kwihangana bakugarura mu murongo nyawo? Oya, iyo umuntu asabye imbabazi arazihabwa, no muri Bibiliya biranditse. Kumva nanjye niyumvisha ko nahemutse, ko nahemukiye umuntu runaka, nkareka gutsimbarara ku cyaha nakoze, nabyo n'ubundi butwari. Ari ukora ikosa akumva ko ari ikosa, aho aticishije bugufi abo agatsimbarara ku mafuti. Rero ibyo bintu iyo bimaze kwiyumvisha ko nakoze ikosa, byanga bikunze ngomba gusaba imbabazi, kuko nanjye hari ababimumukira. Kandi iyo umuntu agusabye imbabazi umutima uraruhuka, arakuruhura nawe ubwo akiruhura. Ikintu ujya wibuka ushobora kuba byibuze nawe wararuhuyeho umuntu umuha nk'imbabazi, umuntu yaragukoreye nk'ikosa ukamubabarira, ni nk'ikiye mu myaka yawe? Ni benshi, nuko ntabibuka, ni benshi bagiye bankosereza, ariko ngiye iyo umuntu ampemukiye akansaba imbabazi numva nduhutse ku mutima. Byonyine birananshimisha kumva byonyine ko wampemukiye wowe ubwawe ukabyiyumvisha, biranshimisha. Ibiri kugarukwaho na benshi nanone bavuga ngo Yakakuba uyu munsi agaruka akavuga ati ngiye kwiha intego yo gushaka umufasha muri no myaka mbere ya 2025, ngo ahubwo yakarashobora kuba ari kwitegura wenda kongera kandi kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari aho bihuriye nabyo kuba uyu munsi ushobora kuba arahagaritse inzoga kuri izo mpamvu? Okay, nabyo birimo. Nshaka kugira ngo uyu mwaka mpindure imyitwarire, kuko ngewe gahunda zose zo kujya muri Amerika ndazujuje, narasuje, n'ubu tuvugana ngiye ndi umunyamerika. Ikibura gusa ni discipline. Barambwiye gusa wowe ikibura ni discipline, naho ubundi rayi nawe wa mu Amerika. No discipline rero ugiye kwiha muri no myaka kugira ngo ube wage. Ngiye kujya kuri system kabisa, byanga bikunze amezi 9 gusa nzaba narakandagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amezi 9 ndahita mfata rutema ikirere rwose. None se niwagerayo utarageza muri 2025 Yakamwana ntabwo uzakora kuri Johnson yo muri Amerika? Ezo narageza kuri 2025 ngezeyo nshobora kurifata da, ko mba nahinduye ubuzima. Biterwa n'ubuzima rega. Nuvuga ngo ugezeyo muri amezi 9 Johnson wayikora cyane rwose. Mwari nyata. Ega muri Amerika abo buryo bwo kudipotinga abantu bakagarura umuntu bakugaruye kubera ko utari umunyamerika kandi udafite amahirwe gusubira byo wabyitwara muto. Abangaruye rwo nyine n'ikindi kibazo, ariko nzagerageza. Ntabwo ndi umwana nkurikize amabwiriza yaho ngaho, kuko abariyo abavandimwe banjye bari muri Amerika bama makuru. Hariya rwose abantu udafite discipline ni ibibazo bikomeye cyane. Ushobora kugira umuhomurese abantu ukahasebera kabisa.
kare tuganira tutaraza hano hari ijambo avuze ngo cano zabaye nyinshi ubu ngubu ngo n'umukozi uri koza ibyombo ngo bari ku exportinga urabona ko ubwinshi bw'amacano aribwo bushobora kuba buri kuzana amashari muri uno muhanda. Ntabwo ari ikibazo cy'amashyari ahubwo izi cano ziri hejuru nizo bwazo zifitanye amashyari, tuno ducano turi hasi nta kibazo dufite, ahubwo izi ziri hejuru ebana ntago yumva ko wamujya hejuru, nibo bafitanye amashyari. aho tuducano tundi turi hasi ko cano zabaye nyinshi zabaye zagara, usigaye usanga n'umukozi wo mu rugo rwose ari koza amasahani afite laptop hari ari kwa prodinga rwose. Sinzi n'impamvu nabo bagiye kujya bamibira kambama interview, ubu niba bazajya bamibe ikiraka bakama ku buryo byabasibuje simbizi. So zana n'umukozi wo mu rugo rwose afite YouTube cyane ibintu byarakomeye. Ariko nanone kandi nkuko Skype yavuze ngo imbabura zakirire rimwe, nawe urabyemera ko agomba kwakira izindi imbabura ica rimwe. Imbabura zakirire rimwe ariko nibyo reka abantu bahige ko YouTube ntabwo ari umuntu, ntabwo ari boss wa runaka. YouTube iguhemba bitewe n'ibyo wakoze kanze. Yego murabibona rero yakamwana page ye n'igihinduka agiye kuba yitaba telefone, hanyuma rero niba nkomeza gukora development y'iyi nkuru niba bigenda bite. Ariko nanone mu by'ukuri mukomeze mukurikire, wowe utarakora subscribe kuri MMTV1 ikora subscribe, like, comment na share. Nanone kandi araza kuba agaruka tuze kuba tuganira nawe byinshi, aho muri comment muragenda mwandika mugire byinshi mwabaza yaka kugira ngo muri part 2 tuzabashe kugira ico twuzuriza hamwe. Nanone kandi tubibutse kuko mu gihe ukurikiye hano bino biganiro tubibutse gahunda ya Ganja Gang murabizi bafite igitaramo hari ya muri Kayole, mwabonye afishe yabo yatangiye kujya ahagaragara vuba cyane. Tugomba gutaha kwinjira ugomba kuba witeguranye umufungo, bari kuganira ku bijanye n'ibiciro. Ira ni afishe itegura, ariko rero afishe ya nyuma yo izaza ishimangira ishiraho ibiciro n'ibindi. Yakamwana nguyu rero Yakamwana umusaza maye inkuru nziza ambwiye ko rwose niyago muvuye kuvugana niyago twavuganaga, arambwiye ati rwose ibintu byakunze tuzavugana rwose kazi kagiye kuryoha. ubu rero ari kugenda ahamagara abahungu njye ndi umuhungu we mukuru. ubyakiriye ute kubona Yago mu bantu benshi ashobora kuba nyuma y'amasaha make ya postinze ko yagarutse kuba ari wowe ashobora guhitamo kuguhamagara ngo akumenyeshe ko byakunze? Oya Yago ubundi nta n'umuntu bari kuvugana nawe muri iyi minsi kuko nimero ye yayikuyeho. Aha nanjye ubwanjye nshatse kumuvugisha ni akamesaje agahita amamagara. Niko nkorana nawe n'ubundi njye twavuganaga bisanzwe. Ibintu byakunze arambwira ati kabisa ibintu birakunze, bari bari kubikora bahise bayishyira ku murongo cano yacu. ubu nuko ngo bari bayifite barayigarukanye, bari bayifite isubiye mu maboko yacu, si yacu niyo turiraho. iriya ni imbehe yacu. ni yacu kabisa. iyo uvuga yacu aba ari wowe nande? yacu igaburira abantu benshi, ni benshi cyane. ubu nyine cyane imfura ziri kwiriraho ni wowe nande? hari njyewe, hari banyogoye, hari ba Fisi, turi benshi cyane. Ikiganiro cy'ubushize wakoranye na Iris TV ndetse na Kim TV Rwanda, wavuze ko hari hatangiye kuzamo agasharo umaze kubona inyogoye aje, none ugarutse ushimangira turi gusangira. Inyogoye nta shari namugirira, nakore nanjye nkure. Ariko ubwo wowe warabyivugira uvuga ngo amaze kuza utwahabwa guri wenyine mwatangiye kutwarurirwa muri babiri. Oya agashya ariko ntabwo kabura. None se niba waryaga wenyine ukabona haje muzajya musangira ku nkoni murumva ntabwo kabura. None se waryaga wenyine bakwaruriraga ibya babiri cyangwa baruraga ibya Yakamwana? Oya ubu ngubu bari kwarura ibya babiri. Kandi njye baruriraga ninjye wari umwana mukuru. Inyogo y'umuhereje kuri ariya macano y'aba exportinga bari guteka. Umuhereje kuri ariya macano y'aba bakozi b'export ba prodinga bari guteka. Nanjye ntabwo mwohereza, ntabwo ndi manajya we, ahubwo abamukeneye bajye bamukoresha uko nanjye unkeneye ankoresha. Sina problème na muto.
Ya, muri komenti z'abantu bakunze gukurikirana ibiganiro byawe ndagaruka ku bantu bakunze kwishimira ko bati Yakamwana nubwo ashobora gufata ku gacupa ariko ukurikije amagambo ya Yakamwana sometimes haba harimo ubwenge bwinshi. Tugaruke kuri Yaka utafashe agacupa, umwihariko wa Yaka muri sosiyete nyarwanda no mu bakongomani muri rusange n'uwuhe? Umwihariko wanjye rero njye ntabwo nawumenya, ahubwo abareba ibiganiro ntanga n'ibyo nkora n'uburyo mbanye n'abantu, abo nibo bamenye umwihariko wanjye n'abandi bantu. Naho burya umuntu ntabwo wakwishyiraho ikintu, ahubwo abagukurikira nibo bavuga ati akanuko ateye ibi n'ibi. Naho njye ntacyo nakwishinja, nta n'icyo navuga ngo ndi umusipesiyaliste kurenza abandi, ntacyo ndicyo, nta n'icyo nzabacyo. Kuki uhamye kuko ntacyo uzabaco kandi ugifite imyaka yo gushakamo n'umukunzi? Oya, icyo ndicyo ni ukomeze ndabishimira Imana kuko ntabwo nzi ahejuru, ntabwo nzi ngo ejo bizaba bimeze bite. Witegurira imyaka 20 iri imbere yawe ngo umenye uko Yaka nzaba ameze? Ntayo nteganya, nta cyizere mfite kuko ejo cyangwa ejo ubundi nshobora gupfa. Nshobora gukomeza rwose. Hanyuma rero tugaruke rero kuri Yaka uri muri filime mbereho njewe urabona dukoranye ikiganiro mvuye Nairobi, audience yose ya Nairobi yawe muri babandi ukunze kuvuga mu kiganiro cy'ubushize muri kwa Asia, umukameramani woko niba ari kwa Asia cyangwa mwari muri kumwe n'umuvandimwe wo muri Chilling Home, uri kuvuga ngo abafana banje n'aba diaspora, abakunzi banje n'aba diaspora. Muri ya diaspora rero harimo n'abanyakenya bagukunda. Abantu baribaza ese Yaka yaba ari gahunda gira yo kuza gutaramira nk'abafanizi be batuye mu mugwa wa Nairobi? Right now nta bushobozi mfite bwo gufata rutema kirere ngo nerekeze i Nairobi, ariko icyo nzi cyo i Nairobi mfite abafana benshi, hari nabo nigeze kuvugana nabo, nigeze gutanga nimero yanjye, abanyakenya benshi baramamagara b'abafana banjye, bamwe barabandemera n'agacupa. So icyo nzi cyo gusa muri Kenya mfite abafana. Jya wemera kuba watanga contact ku buryo abantu abakunzi ba kubera ko nzi ko nabo bagira ishaka ryo gusupport abantu babo, washira nimero za hano munsi y'ikiganiro kugira ngo bamenye ya Momo ya kugira ngo bamenereho buce. Kabisa Momo nayibaha rwose, world limit rwose bakankubita kwayo manyakenya bakancanga ku madolari rwose naye nkirira rwose. Dutangije umwaka, ndeka mbwira abantu mutuye Nairobi, Kayole, Umoja, Kasarani, Kitengela, Kajiado, nanone kandi n'abakunzi bacu b'abanyamerika, Australia, Canada. Ino nambiri hano hasi mushobora kuba mwanyuzaho amafaranga ya Yaka. Ntabwo muzayancisha kubera kuko nge ntabwo nzaba ndi mu Rwanda, nzaba nasubiye Nairobi, ariko mwayacisha mukamutera courage. Erega Yaka ntabwo basabiriza, ariko kandi erega Yaka agomba kuba ariho. Ariko icunzi nzi ko imbere yuko iri yingarishira cyangwa se kwicumweru Yakazajya ku kinyamakuru kimwe hano mu binyamakuru biri hano, akabashimira mwebwe abantu b'i Nairobi muri gushira ico gihumbi c'amashiringi, ibyo bihumbi 10. Nanone kandi nushobora kumunagiraho indi mpano yari yose, nyura kuri no contact umwihamagarire wenyine abe yaguha uburyo bwo kuba wanyanyuza. Hari n'igihe utashobora kuba ucisha kuri Momo, ariko wenda we mwamara kuvugana umuhamagaye akakubwira ubundi buryo wamusupportingamo. Suko abuze ubushobozi, ahubwo nuko mumukunda abataramisha cyane kuko n'uyu mwanya musashe turagorwanye kugira ngo musangire na Yakamwana ibiganiro. Yakamwana, ndaza kuguha umwanya kugira ngo nze kuza kugusezereraho tuze gusoza, ariko nanagushimira cyane kuko utadutengushe, uri intore irusha izindi intambwe cyane guhura nawe byari byishimo kuri nje kubera ko nari nserukiye abafanizi bose ba Nairobi. Hanyuma rero ugiye kuba ugenera ubutumwa abakunzi ba MMTV1 badukurikiye, byibuze bagenera ubutumwa abari Nairobi cyane hariho team nini idufasha byibuze, hanyuma tuzabone gushakisha uburyo twakora part 2 igihe nzaba ndi gusubira Nairobi. Ndashimira abakunzi ba MMTV1, by'umwihariko n'abafanazi banjye, abakunzi ba Yakamwana, n'abakunzi ba entertainment muri rusange kuko nimwe mudushyigikira, mutadushyigikiye nanone ntacyo twakwigezaho. So ikindi ndashimira abanyakenya bose bankunda, n'uwagira kantangendera kabisa ka nimero ndaza kukabahereza, ari nako gafantwa kanagira hagura n'akawunga gateka nkirira mwabavandimwe. Umuntu yabonye ikiro cy'ibishimbo sabarisha ubuzima burakomeye. Uri ukora ku gishimbo ko nzi ko uri umuntu w'umunyafu. Oya nkunda kanyama, ariko n'igishyimbo buriya ni sawa ko igishyimbo nicyo cyadukujije. Uzobeta misuni bana. Ngandinga kamisuni metango uzwi madeso. Madeso pia ezalaga kitoko lukulanya.
Madeso buri urayikunda cyane. Madeso ni ibishimbo kuba tumviringa. Madeso pe nzayizara kayangu pe elenge nabyo biraryoha. Hanyuma nibagera Nairobi tugira inyama iyo bita mutura. Buriya mutura ni nka brushette yo muri Kenya. Brushette muri Kenya bayita mutura. Okay, kamutura. Tukavurema. Baragenda bagafata noneho niba ari ubura bw'inka bakabushiramo ibirungo mo indani, bakabushiramo vitamine zitandukanye bakanabumenamwe amata. Bagakubitamo n'amata. Twebwe iwacu rero kirazira. Twebwe kirazira gufata amata n'inyama kirazira. Buriya ngiye nanyweye amata nubwo nkunda inyama. Nubwo yakira brushette yaranga nshobora kwirya. Naryo nanga nyuma y'amasaha. Turimo n'inshyushyu kurya inka ukanywa n'amata yayo kirazira. Hanyuma byo bita nani supu ya mutungi. Supu ya mutungi. Yo ni isosi. Isosi bakubita mu kajerekani bari kuyiponda. Izana mayinaji nyine. Ni inaji ni ngufu. Ni ngufu. C'est grave. Bomba ari hatari. Nuhagera rero wasubiye ku gikombe ariyo bita kanusu rero ni inzoga bita kanusu. Kanusu. Okay. Kanusu. Twebwe kapitambere. Kapitambere twebwe iwacu tukita sumvebe. Iyo bavuze ngo ntumvebe. Nko akunda bari gakeya noneho waza kugira ngo nakusomye. Nabwo rareba uko kangana abantu. Ntumvebe. Tukita kantumvebe. Ni muri Kongo. Karori gato cyane. Ordinaire nayo ni kanyanga ariko atari ya yindi y'umwimerere. Ya ordinaire ni nka karite ya kabiri. Karite ya kabiri. Rumayimayi. Ni rumayimayi ni ya yindi yo hejuru. Yiragusaza. Ni ya yindi ya OG. Ni imbandure. Imbangure. Yes, arakoze cyane mwe mwafashe umwanya mukadukurikira kuri MMTV1 nanone kandi murero umwanya wo gushimira Yakamwana nanone kandi n'umukameramani wabidufashijemo mu zukuri nawe turamushimiye kugira ngo tubashe kubigezaho. Tujya gusoza reka Yaka adusoreze mu ijambo rya ciao ciao. Ciao. Dufite ijambo rigira riti undi munsi andi mahirwe. Kanimero kanyise ko nabahaye ngo bandemere. 07 07899 0,899 078 99 10 078 99 10 304. Rero buri wese yemera kuba yaguhamagara akakubaza uburyo ki akugeza impano ye. Ebana haba saa 7 n'ijoro haba saa 8 mandi standby mu mamagare rwose umuntu agiye agacupa. World Limit ushobora kushaka kuyohereza kuri Insta nani kuri Western Union. Mazina ni Gasore Pacifique. Ariko mu mujye kuri World Limit ibintu byaroroshye. Kuri momo rwose ngasamure. Tuvugire rero siroga igira iti undi munsi andi mahirwe. Undi munsi andi mahirwe kandi Imana ibarinde inshuti bavana. Ciao ciao.